Hello, mugiye kwirirwa ni kuri Why How Him mwakoze kugaruka. Bimaze iminsi na recording ku bantu baba kuri Spotify, ariko nagarutse ntabwo biba byoroshye kubivanga n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ariko umuntu agerageza gushaka ibitekerezo, gushaka ibintu bishobora kudufasha muri society cyangwa muri community muri rusange, muri relationship. Ni njyewe Mimi Mishu uko ushaka kunyita. So twongeye kubasuhuza. No munsi hari umuntu natumiye, ni inshuti n'umuvandimwe, musaza wanjye, ni umuntu twakuranye mu bwana kabisa. Ya reka rero mwakire. Ndakwakiriye. muraho abakunzi n'abantu bumva ibiganiro bya Mirenge Mishu. Yes. Ni Alex angaha. Alex turakwakiriye. Alex uri muntu ki? Iyo umuntu yumvishe Alex ni muntu ki? Ukora ibiki? Urubatse? Uri single? Bite? Alex ndi umupapa w'abana batatu n'umugore umwe. Ubuzima bwanjye kuva mfite imyaka 18 nabuhariye mu gukora muri community mu bintu bya santé communautaire cyangwa public health. Natangiriye mu rubyiruko mu Rwanda, ndameza mu rubyiruko. Covid iraza njya mu bintu bya Covid, ariko ubu ngubu nkora mu bintu bijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hano muri Amerika. Yeah. Ni intuza nziza, ni Fridi nziza. Ibaza hari ibintu byinshi uri butuganirize ko wabitangiyemo wa mugani uri na muto uri no mu Rwanda. Hari ibintu byinshi mbona muri nkuko tumaze iminsi tuganira, mbona muri community yacu cyangwa muri mu muco wacu hari ibintu tutavugaho, hari abuse duhura nazo muri childhood tutajya tuganiraho kubera ko nubivuga cyangwa nta n'ufite wo kubibwira. Nanone nabyo birahari. Ukaba uba muri famiye, nta jambo ugira, nta mubyeyi uhari wo kukumva, n'uhari ntagakumva uko yagakwiriye kukumva. Ya tukabiganiraho byose. So uno munsi rero topic yacu tumaze iminsi iri mu mutwe wanjye, nakomeje mvuga ese nyikore njyenyine, nshaka umuntu tuyiganireho. Sinzi ukuntu waje mu mutwe, ndavuga ariko uyu muntu bitewe n'ukuntu tuziranye twakoranye hari ibintu dushaka guhuza n'ibyo ukoramo, ikaba yaba ari topic nziza twaganira. So ikintu cyitwa karande kuri wowe yumva gute? Iyo umuntu avuze karande, twakuze batubwira ngo karande kuri wowe ubona karande twayifata gute, twayivuga gute nk'umuntu utazi karande? Ikintu ngiye kubivuga rimwe na rimwe, hari ibintu byinshi cyane tujya twibagirwa, nuko ubuzima bwacu ntago buhera kuno munsi. Ubuzima bwacu buhera mu hashize, the past. Ubuzima turimo kuba muno munsi naho dushaka kugana, rimwe na rimwe byinshi ahashize hacu haratuyobora. Indirimba ni ubikoreshe gutya, ahashize hacu haratuyobora tubishaka cyangwa tutabishaka. Intambwe wateye ejo niyo igena uburyo uri bubeho uno munsi. Ibyo uzaba ejo byo ni ibindi, kuko rimwe na rimwe uko wabayeho uno munsi nibyo bigena. So iyo tuvuze karande, mvuga ni ya migozi, ni ya mitego, ni bwa buzima bwawe bwahashize uyu munsi bukuyobora cyangwa butuma kubaho ubuzima runaka, butuma ubaho mu buzima. Navuga ngo ubayeho uno munsi biterwa nuko ahahise hawe hari hameze. Rimwe na rimwe biba ari byiza, ibindi cyangwa bibi, kuko byose biza muri iyo anga ya karande. Mu byiza si ubwo iyo tuvuze karande ni nk'iyi karande ushobora kuvuga uti, kuko iyo hano tugerageza nyine kuvuga nk'ibintu tutajya tuvugaho.
kuri wowe ubona nka karande ari ikintu umuntu yakamenye, ese karande hari uburyo ishobora nko kutwafekita, tuvuge nko muri marriage kuko njye nawe turubatse, hari uburyo karande utekereza ishobora kukwafekita muri relationship hagati yawe n'uwo mwashakanye cyangwa n'abana uri kubyara, wumva ubona hari ibyo ishobora kukwafekitamo? Ntago ngo nari mbivuze mu kanya, ubuzima umuntu yabayemo rimwe na rimwe nibwo bugena uburyo tubayeho no munsi. Ntago ari ubuzima gusa intambwe wateye, habamo n'intambwe Yes. abantu bagutereye, guhera kuri mama wawe, papa wawe, oncle, tantine, abantu banyuze mu buzima bwawe imbere y'amaso yawe, abo bose hari influence bagira ku buzima bwawe bayeho no munsi. Iyo mvuze ngo iyo tugiye kuvuga karande ku ingaruka nziza cyangwa mbi ishobora kugira mu rugo rw'umuntu, rero ziba zihari. Zishobora kuko rimwe na rimwe nk'uko nabivuze, umuntu yiga gukunda kubera ko abo yabonye bakundana. Umuntu yiga uburyo avuga, n'umwana utangiye kuvuga mu ruhame amagambo 2 3 ya mbere, hari igihe aba ari ya magambo abantu bamwegereye bakoresha. So iyo tugiye kuvuga ngo umuntu cyane cyane mu rushako, uburyo nzi kuba papa ni uburyo nabonye abapapa mu buzima bwanjye aho nanyuze bari bitwaye, cyangwa batitwaye, cyangwa ibyo batakoraga. Rimwe na rimwe navuga ngo karande ari igihe dushaka kunyura iruhande rw'ibyo tuzi rimwe na rimwe, ariko mu magambo make habaho kubanza kurekonesa no kumenya ko hari ibyabaye rimwe na rimwe nshaka gukomeza cyangwa ashaka gukomeza. Nagize papa w'umusinzi akubita mama, none njyewe kubera ko ntari umusinzi ntanakubita umugore wanjye, ubwo natsinze karande. Ariko ugasanga hari izindi zintu, kubera ko papa aho nubwo yari umusinzi akubita mama, wowe ukaba utari umusinzi utakubita mama, umugore wawe hari utundi tuntu ukora. Papa kuba yari umusinzi akubita mama ntago yari ahari mu buryo bwori emotional, mbese ntago yigeze aba papa wawe uri present. Uyu munsi nawe uri papa, ntukubita mama, nturi umusinzi, ariko nawe nturi available, emotionally available kuri uwo mugore wawe. So ibyo bintu byose tubitekerezaho, ariko ntago ari uko bitandukanye. Yumva ya karande ka kantu kakubaye ku buzima bw'uyu mwana, yes washatse kugadeviya, washatse kugahindura, ariko mu magambo make karacyagufiteho ingaruka. Kumva ko rimwe na rimwe ari igihe twumva ko ubuzima twaburangije kubera ko tutarimo gukora ibyo batwigishije bibi, tukibagirwa ibyo tutabonye muri bwa buzima, kuko nabyo biragaruka. So navuga ngo karande definitely igira ingaruka ku buzima bw'umuntu atari yashaka, nyuma y'urushako na nyuma y'urubyaro, izo karande ziragaruka. nkanjye mama niwe wajyaga kumbwira ati umva ni byiza kumenya, njye yajyaga avuga ibintu bya karande nkumva simbisobanukiwe, ariko byo wa mugani ahantu tuva twakabaye twese tuzi na karande. Abazungu nibo njya mbona, ukabona wenda afite nk'uko wari wavuze umubyeyi ukunda unywi ibimogi n'ibiki, cyangwa ugira n'amahane, rega sina ngombwa biba ari ibintu bindi, ushobora no kuba ugira amahane nyine ukajya uhora ubona umwana afite umujinya tempa iri hejuru, ariko akakubwira ati kuri kote ya grandpa wanjye, grandpa niko yari ameze. Twebwe ugasanga mama kare yambwiye, twari turi kuvugana namwe ngo wese ngo ko wagiye udasezeye, ndamubwira nti ndi umugesera, ntimenya ndi umugesera, ngo ariko ubundi wa mugani nturi umugesera, ndamubwira ariko nta nubwo nzi icyo ndicyo. Kubera nimba nkubwiye ntabwo nzi icyo ndicyo, umbajije ngo sogokuru wawe yitwa nde ubyara papa wawe, trust me ntawe nzi, nta nubwo nzi ibisekuruza bye n'ibihe. So kumenya aho ukomoka, kumenya details za famiye yawe ni nko kwinjira muri izo karande, niko nibaza muri ya mizi, nibaza nabyo bidufasha ukavuga ibi byose mbikura aha, ariko kuba ntabyo uzi wa mugani wabivura gute?
Yeah. Mm, rimwe na rimwe hari igihe tuba tutabizi ariko mu buzima bwacu nuko abantu benshi dutinya kubihuza ubuzima bwacu, ubuzima papa wawe yabayemo, ubuzima mama wawe yabayemo. mm, Rimwe na rimwe yes, abantu benshi iyo tugiye mu Rwanda abantu benshi tubihuza cyane cyane n'iyobokamana. yeah, yeah. Bamwe bakabyita umuvumo, abandi bakabyita ibyo bintu byose bagenda babihuza nabyo. Hari ibintu biri realite, biri scientific, nuko Mm, umuntu abaho intambwe z'abamubanjirije. Ntago yes, uko wakwitwara kose niyo washaka kuzihunga habamo ya reference yo kumva ko mbere na mbere hari uwakoze ibi abikora nabi, mhm, ngiye mbikore neza, ariko uri muri refera mhm. kuri nde Kuri wa muntu. byabaye mbere. So amagambo navuga ngo karande rero ndabyibuka nakuriye mu mudugudu urimo abantu bakuru bandutaga. Ariko abo bantu baturutaga bari bafite ikibazo cy'uko bose ari abantu bigumira mu rugo, harimo n'abagabo b'imyaka 50 bakibana na ba mama wabo, basaba 100, mama wabo akibagurira boxer, mama wabo akibagurira ipantaro, ishati, kandi na mama wabo ari mukuru. Yes. So kera nkiri mu Rwanda nigeze kugira amahirwe yo gukorana n'urubyiruko cyane mu kuyobora urubyiruko. Najyaga mbwira abantu abajene banjye, ndabwira ndashaka ko mugira ishyaka ryo guharanira utazamera nk'aba ngaba, sibyo? Mu buzima bwawe uzaharanire yuko uzigira, uzaba umuntu w'umugabo, ntuzagire ngo yes mama wawe afite inzu, ni papa wawe afite inzu, kwisaziramo nta yes, ariko haranira yuko hari ibyawe uzageraho, ibya papa. So nubwo nari ndi mudugudu w'abana benshi, twari dufite ya mico iri ku ruhande rwacu, rimwe na rimwe ishobora kutwinfluensa nabi cyangwa ikatubera isomo ry'ubuzima. So nubwo iyo mvuze, so iyo tugiye muri karande specifically, uretse n'iyo mico exposure n'ibindi bintu byose, karande specifically ni bya bintu byagukurikiranye mu buzima bwawe nk'umwana. Ko bwa buzima bwawe nk'umwana hazamo karande yuko ari kenshi na kenshi navuga ngo igaruka mu muryango no mu buzima bwawe, uburyo umwana atangira kumenya kuvuga, umwana atangira kugenda, ibyo umwana yigira cyane cyane mu muryango, nibyo nakwita nka karande, nabyo nakwita buriya mu mudugudu, muri community no muri societe runaka bitwigisha uburyo tubaho. Ariko mu muryango twigiramo uko tuba turibo. Sinzi nimba ndimo ndabyivugane. Uko uwo ndiwe bituruka mu muryango wanjye, uko mbaho bituruka muri community. Nkanjye mu buto bwanjye ko ni ikintu maze nyine igihe, hari ukuntu wicara ukaganira n'abantu, naje gusanga nk'inshuti zanjye zose turi close, kandi uko niko kuri. Inshuti zanjye nka 80% ni abantu bafite story yenda kumera nk'iyanjye muri childhood, kandi ntabwo nzi ukuntu duconnecta, ariko somehow turahura nyine, ugasa nk'aho hari ikintu kidukurura gituma tuba close mu buryo ntazi. Wenda nk'urugero, hari nakuze, nkunda gutanga experience yanjye, nakuze numva ntashaka gutwita. Mbega kubyara, urabona twe babyitaga ngo ibinyendaro, ukumva ririya ni ijambo rigukomeretsa ubwana bwawe bwose, ugakura wumva ari ikintu kibi, ikinyendaro, ukumva ikinyendaro nawe n'uruntu rubi cyane rufite umwanda, ntazi ntabwo nzi uburyo nabyumvaga ndi umwana, uri kumva. Noneho nkajya ngera nk'ahantu, njya nibuka hari umupapa wajya guza kuba Karumeli, urahazi Nyamirambo, kuba bikira. So twajyaga tugiyeho muri ve, urabizi ko twari abakatolike, nubwo njyewe simbizi, ariko menya wowe ukiriwe. Ntabwo by'amasengesho dukunda Imana. So twajyaga tujyayo muri veye ya nijoro, kuri Noel, kuri
nyine kuri bonane n'ibiki, hari umupapa wakundaga kuhaza, akaza afite akana ke k'agakobwa bari kumwe nyine k'agakobwa, namureba uwo mwana nkavuga sha wa cyana uri umunyamugisha. Kuko that time I didn't know my dad, ntabwo nari nzi papa wanjye, so nkumva biraneje kubona uwo mupapa uburyo akeyaringa, abona ari kumwe n'umwana we. Si umva igihe cyose nabaye i Nyamirambo ntabwo nigeze mbona mama w'uwo mwana, nkajya ngenda nkicara iruhande rwe nkumva ndamukunze, nyine nkavuga nk'ubu koko anyitwariye nkava mu rugo. Uri kumva, so nkakura numva mfite ishyaka ryo kutaba umuntu bambwira ndiwe, kutabyarira mu rugo, n'umuntu wese twakundanaga nyine kwakunda ukundana n'umuntu vraiment akakubahira iyo decisions yo kumva ko udashaka nyine guseba muri famiye. Ariko uko ugenda ukura ugenda usanga ari nk'inshuti ugenda ugira nazo zikaza zenda kumera gutyo. Nkanjye icyo cyari ikintu ni karande, kuko naje kuganira na mama aza kumbwira ko grand-mère wanjye yari yaramubyaye same age mama yambyariyeho. Ariko uwo ni umugisha kugira umubyeyi ukuganiriza, kuko hari ababyeyi bacu batavuga, atakubwira ikintu na kimwe, akambwira ngo njyewe nyogokuru wawe yambyaye ku myaka nakubyayeho, abyara abana bangana n'abana nabyaye. Uri kumva, so umubyeyi nabona ugiye kugira ya myaka araba worried, agira ubwoba ati karabaye niba yagiye kugera 15, nagera 15 agatwita ni yacano ikiri guhererekanya. Umva mama yaransengeraga agasenga Mana, akambwira nuramuka utwita ufite imyaka 17, iyo ni choice yawe, ntabwo izaba ikiri karande. Uri kumva, so ariko ngira uwo muntu ugayitinga muri iyo nzira, so ugasanga ababyeyi bacu ntabwo akenshi bakunda no kubikora. So urwo ni urugero nyine, ariko hari nyinshi ushobora gutekereza, umuntu ashobora kutayitekereza nkayo, ariko kuri twebwe nko kuri njye nk'ako kantu numvaga ninkora uko mama yakoze izaba ibaye karande. ntabwo ari ibintu, ariko ntabwo ari ibintu twita ko byoroshye. Hari practices nyinshi abantu benshi badatekereza ariko ziba ziyobowe. Reka mwereza, dufite abana b'abahungu bakuze babona papa wabo aca inyuma mama wabo. Mu buzima bwabo hari ikintu kigeraho kikaba normal mu buzima, sibyo? Ushobora kuyita karande, ushobora kuyita, nakubwiye ngo ubuzima tubayeho nta nubwo tudashobora, hari ibintu tudashobora guhunga. Turi abo turibo kubera aho tuva, sibyo? Tubayeho ko tubayeho kubera uburyo twigira mu bandi bantu. Community ziratwigisha zikatwereka uburyo tubaho mu buzima. Harimo abandi bantu, buriya iyo tugiye kuvuga abantu bakwigisha hazamo abantu ba mentoringa. Umuntu wa mbere waguhaye akazi buriya ni umumenta wa mbere mwiza, nuko abantu benshi, umunyeshuri wa mbere waguhaye opportunity yo kugira ngo mwicare musubiremo amasomo, that's a mentor. Ariko njyewe ubwanjye uburyo nabayeho n'uwo ndiwe nditwara nk'uburyo nditwara, cyangwa ndeke kwitwara nirefera ku buryo uncle wanjye yitwaraga. Nditwara nkawe cyangwa nirefere ku byo yakoraga kubera ko ari bibi, uvuge ngo ntabwo nshaka kuba nkawe. Ushaka gukurikira ibyiza cyangwa ugakora ibibi, nta muntu ubikurikira of course. Oya, ntabwo bikurikira, ariko hari igihe ubinormalize. Hari igihe uncle wawe, nuzi nimba uncle wawe yaricaraga akavuga ngo fata byera utazabimbwa, ukumva ko nugera mu rugo bambwiye ko umugabo cyangwa ari imbwa, ukumva nyine ko wabayeyo byarangiye mu gihe cyose utarimo kunywa akabyera. Ndabyibuka kera ntari natangira kunywa inzoga, nigeze kubwira inshuti zanjye nako nagiye ahantu ntabwo, ariko se ni gute mu muryango wacu abantu bose banywa inzoga, ni gute yaba ari njyewe kanywa inzoga? Numvaga bidashoboka. Kunywa inzoga ntabwo ari byiza.
twe eh byari na oke, byari oke yeah kuri bonane, ugasanga kuri aniversary ya ba muhire ntacyo bidutwaye. yeah Mwera ka korona uri umwana ntibanakubuze. yeah, mu muryango banywa inzoga, njye numvaga nakubwiza ni ukuri kw'Imana inzoga. Mm. Okay, ndi hano nywa inzoga ariko ntabwo nari nabona inyungu nyinshi zo kunywa inzoga, sinzi nimba zibaho. Wenda muzambariza abaganga. Mm. Ariko nta nyungu nigeze mbona zo kunywa inzoga, ariko turazinywa. No. Ariko Yeah. urebye ahantu motivation yo kunywa inzoga yaturutse, Ni hasi. ni ahantu hasi mu bwana bwanjye, aho numvaga ko nyine kubera ko umuryango wose unywa inzoga, kubera ko tudafite abantu banywa inzoga bagataha bagwa, sibyo? Buriya iyo mu muryango wacu habamo umuntu wa wundi pe witwa ko uhamye icupa agatiba itaba apfa agasinda agapfa. Ubu ngubu tuba twarakuze ba onkle ba tante batwihisha batubwira ngo tutazaba nkuriye, sibyo? Ariko kubera ko abantu bose bari ngo tubita imfura, sibyo? Abantu bose bari imfura banywa inzoga ntizibavane mu macupa, mu makazi, whatever, mu bagabo. Akuze twumva ko kunywa inzoga c'était normal, ni ibintu byoroshye, ni ibintu biri simple, ni ibintu by'ingenzi. So iyo mvuga ngo rero karande n'uburyo mbayeho no munsi, naho ngaho bituruka mu buryo umuryango wanjye wabayeho. Yeah. So navuga ngo rero cyane cyane dufite abana, wavuze urugero rwa mama wawe n'umwana. Ejo bundi hari gastori numvise umwana at the age of 15, wavuze 15 birantangaza. Mama we umwana yagiye gusohoka, mama aramubwira ngo utware condom. Umwana avuga ngo mom that is disgusting, whatever the something. Mama atamubwira ngo yeah. Umwana atavuga ngo I'm 15, mama I'm 30. Mu magambo make, iyo myaka urimo uravuga ngo yo 15 nibwo nagutwise. Yeah. So ntago ari uko urumva hari we get guided. Nakuze navutse mu muryango wanjye, navuga ngo barankundaga, navuga batarankundaga, pesi nagira amahirwe yo kubibaza. Ariko nakuze mba ahantu henshi, sinakuze ndipfubye, nakuze nzi ko papa ariho na mama ariho, ariko ntabwo wigeze bandera. Sibyo? Ariko mu buzima bwanjye nk'uko wabivuze kare, nanjye numvaga kugira abana ku giti cyanjye biological, ntabwo byigeze bimotiva. Mama papa yapfuye nka 2013, mama yapfuye 2006, mama we yapfuye mbere kera, sibyo? Ariko njyewe nakuze nyine mba mu miryango, sibyo? Aho mgeze nyine ariho nameze nk'umwana ucumbikishwa ahantu hose, cyangwa nk'agatekura. I know, it's your lifestyle, trust me. Ntago ari ikintu, kuko njyewe hari abuse ziba zirimo ugendana udashobora kubwira anybody, ubigumana ku mutima wawe kubera ko nta muntu ufite uri bukwandastandinge, nubivuga uraba uri guteranya imiryango. Na n'ubu ngubu kugeza aho mfite abana banjye, uyu munsi I'm realizing how much byafeksa uburyo nkonekta n'isi. Mire, natangiye gukora therapy last year, kujya muri therapy last year or 2023 December. Ariko ntago wakumva uburyo maze guquestioninga buri kantu kose kitwa ku akangize. Navuze mbese, am I capable of truly love people as I say I love people? No, iyo urebye ibikomere ufite utavuga, uhita ubona nta n'urukundo ugira. Ntabwo ujye, sibyo? Uricara ukavuga ngo nkicara nkakubwira uburyo nkunda abantu, sibyo? Nkunda abantu, na dedicated. Mire, aka kanya ugiye kuvuga example y'umuntu ukunda abantu, uretse abasirikare barwanira igihugu, habamo abaganga n'aba public health activists. Bano bantu bajya mu kuburana, bajya kuvuganira, bajya kugira gute, sibyo? Abo bantu dushira mu bantu bakunda abantu.
ariko njyewe nubwo buzima bwanjye mbaho numva ko mvuganira abantu ariko nta na rimwe. Ejo bundi nibwo naganiriye n'umuntu navuze mbese nkunda abantu koko, nimba umuntu ashobora kuvuga Alex sinshaka kuvugana nawe ubuzima bwanjye bwose, amubwira okay, was there any connection before to begin with? Kubera ko nimba hari connection, nimba umuntu ushobora kumva ko nyine ntacyo bitwaye kumva ko umuntu yavuye mu buzima bwawe kandi nibwo buzima nabayeho, cyangwa kumva ko umuntu atagushaka mu buzima ukavuga nta kundi nyine igendere. kubera ko hari akantu ko kumva ko wibashije n'abandi ndibashije nabayeho ubuzima bwanjye njyenyine. impamvu ni yanengeye kuyivuga ni ukubera ko wakuze nyine ubona baza bakagenda, n'ubundi umaze kubimenyera iyo kuba umuntu aza akagenda, umuntu araza akagenda, baraza bakagenda, bose baraza bakagenda ntacyo bigutwaye. Ariko that's the effect of trauma. Ntabwo tubitekerezaho, ariko that's a very big trauma, that's a very big karande iriho muri no minsi. Yego ntabwo dufite abapfumu badutongera ibintu, ntabwo dufite harya babyita ngo nyabingi bya kera, aho umuntu agenda akakohereza icupa rikazana ibintu bigira gute, sibyo? Ariko dufite karande y'ibintu biri practical uno munsi, sibyo? Aho umwana atazi gukunda kubera ko papa atigeze amubwira ngo ndagukunda mu buzima bwe. Aka kanya tugiye mu muryango myinshi yo mu Rwanda, yewe umuntu wa mbere wambwiye ko nkunda mukubwire ni girlfriend wanjye wa mbere. Ntabwo mama yigeze abimbwira, ntabwo papa yigeze abimbwira, nta n'undi muntu wigeze ambwira oya na byandi byo kuvuga ngo I love you byo mu muryango, papa na mama na auntie bose. Ntabwo iryo jambo nigeze ndyumva, ni izina ry'Imana. Ariko niko kuri nanjye nuko ntabwo nigeze ndyumva mama kwa kundi. Ariko mire mbawe mbwira iyo practice kutayifite, abana bawe babwira inshuro zimwe kurabakunda. Nibyo ngiye kuvuga. Umuhungu wanjye yakoze akantu, afite ukuntu aza akandeba ejo bundi yaraje ndi gusenga arandeba mpfukamye, arangije arambwira, araza nkora ku mugongo kwa kundi, kandi afite imyaka 2, ankubita ku mugongo nyine kumukubita n'agatoki, mami are you okay? Amarira yaragoze, arongera arambwira niba kumbaza are you sure? Ndambwira yes I'm okay mami bye. So that's a practice. Mungu wawe arimo ariga connect emotions. Nyine ugasanga urayivuga buri munsi, no hari igihe niba yari necessary ko mubwira ko mukunda, ariko biri ngombwa. ariko kumva nyine mba numva ari ikintu azibuka akavuga ati ya mama yambwira ijambo nyine, ni ijambo riri strong, twe ntabwo twaribonye, ijambo riri ndagukunda na mbabarira, ni ijambo n'amagambo akomeye. Iyo rero utigeze uyabona ntabwo uzi kuyakoresha. Ndakubwira sorry kubera iki, kandi narakuze nanjye nta muntu uzingirira. Ndakubwira ndagukunda gute kandi nanjye ntabyo mfite, ariko tukagenda iyo umaze gukura ukagenda ubyiga ubyishakamo kugira ngo nyine ubikore. Aho ngaho niho rero niyo practice. Umuhungu wanjye afite imyaka arazuza 3 ejo bundi, nanjye ajya yicara ukabona arimo ari na busy no kuri tablet, yenze akatavuga daddy I love you out of nowhere. Biri mu maraso yabo, biri mu maraso kubera ko ndabimubwira. Aranakureba ukabona arakusekeye, niko kajambo kaza mbere y'ibintu byose. Kubera iki twebwe tutakugerageza? Rega harimo n'abantu batakibikora, ntugire ngo kuba turi hano turi kubikora hari n'abandi bari na hano batabasha kubikora. Barahari benshi cyane, barahari, ariko ni ikintu dukeneye guhindura kuko ntabyo dufite, ntabwo tubitanga, ariko twagerageza kubiha generation nshyashya turi kujyamo. ni ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu nakubwiye guca karande, nuko abantu benshi dukwiye kwisuzuma nyine, tukareba imico dufite, uburyo twitwara mu bantu twakuye mu mateka yacu. Iyo mico dufite rimwe na rimwe ishobora kuba ari myiza pe,
akanya I'm a people pleaser, abantu barambwira ngo nkunda abantu, ndenda ndicara abantu bose, ariko mu by'ukuri wajya kwanariza urukundo ukunda abantu ugasanga ari cyo bita surface level love, sibyo? Ntago ruri deep, ni rwa rukundo nyine rwo ngomba kubikora. Ona iyo bamo kubaka fondasiyo bashyira ibintu binyerera, amabuye, ibintu byose bishobora kugukomeretsa biba biri munsi kugira ngo hakome ariko hejuru bagafiniriza yasi mukagira ngo iranyerera, munsi harimo amabuye, harimo ibintu byinshi, sibyo? Urukundo rero dufite uno munsi twerekana uno munsi mu banyarwanda, mu bantu benshi, akenshi na kenshi uba usanga ni rwa rundi rwo hejuru. Ndagukunda kubera ko dusangira, sibyo Gacupa? Ndagukunda kubera ko wampaye pasi nziza y'umukobwa cyangwa umugabo, sibyo? Ndagukunda kubera ko uri umuryango aka kanya. ariko nishaka serivisi ntabwo uri buyihengeye, urahita uyiha undi muntu. Wahindukira ugasanga mbese wa muntu koko aka kanya wavuze urukundo wadefininga kuri uwo muntu n'uruhe, ugasanga ntaruguha. So navuga rero nkuko wabitangiye, kandi iratwafekita mu bintu byinshi. Ejo bundi njye n'umugore wanjye hari igihe tujya tuganira, one of the things she complains about ni uburyo I'm not available emotionally. Kandi njyewe nakuze numva ko, reka nkwereke wenda ngiye muri background, nakuze numva ko umupapa ari wa muntu uva mu rugo akajya ku kazi akagaruka saa 5 z'ijoro agasanga abana baryamye, bamuteguriye ibiryo akabirya akajya kuryama, akaryama. rutine. Mu gitondo akabyuka saa 2 saa 3 bitewe n'igihe agira ku kazi, rimwe na rimwe abana baba bagiye ku ishuri kare wakiryamye. none umupapa akaba ari wa muntu nanone nzahamagara, mama azahamagara, tantina azahamagara ari uko wakoze amakosa. So inshuro ya mbere uzinteractinga na papa wawe mu myaka yawe mikuru ni inshuro aje kugukubita cyangwa aje kukubaza ikosa wakoze. Biri byabananiye kudiringa nabyo. Sibyo? Ugasanga nyine abapapa babereyeho guhana, ntago bebereyeho kwerekana urukundo. Noneho muri iyo mikurire njyewe nakuze numva ko ngomba, sinzi, I have to be different. Numva ko nakura, numva ko ndi wa mupapa ugera mva ku kazi, mva ku kazi saa 10 nkahita ntaha mu rugo, nkaza ariko gutaha mu rugo ntago biba bihagije rimwe na rimwe, sibyo? Ariko kumva ko njyewe natashye mu rugo ntagiye mu kabari, kuri njyewe birahagije, nabaye umuntu urangiza. Ariko ndi mu rugo ndi kuri filime, ndi mu rugo ndi kuri telefone, ndi mu rugo ndimo ndakina game, sibyo? So cyari kunywa n'akabyeri n'ubwo utakanyweye hanze ari kuri kukanywa. Mbese ako kanya nubwo navuze ko natashye, am I available? True. So iyo ni angle nagerageje guhindura ibyo oncle wanjye cyangwa n'abandi bantu bakoraga, ariko mbisimbuza iki kuba mu rugo ariko nanone nkakora n'ibyo bakoraga. I'm home but I'm not available. Ndahari ariko ntago ndi available. Ikindi kintu ndahari ntago mpari. Kibaza urwo nirwo, niyo navuga ngo niko kwa kundi na copy ibyo bakoraga, ariko the end result are the same. Complaints ziraza zisa. Nahinduye, banyuze inzira, baciye iburyo nci ibumoso, ariko inzira zose zirimo ziratujyana ahantu hamwe. Icyo turimo kuganiza aho ngaho nuko hari ibyo nabonye karande byari bibi kuri cyo, sibyo? Ariko ikintu twigeze turebamo ni iki tutabonye muri bwa buzima, ni iki twifuzaga tutabonye. Iyo ngiye kuvuga karande rero ntago no kwirwanya no kwihangana, ni iki nari kubona cyangwa ni iki nifuzaga
ntabonye uyu munsi nshobora gutanga, niko dutsinda karande. Sinifuzaga true. papa uri available, papa unsohokana, papa uza akambwira ngo oh akava ku kazi cyangwa niyo muri weekend. Yes, turabizi hari igihe abapapa bakora cyane, akaza akagira umwanya muri weekend aho ashobora kugenda akangurira agapira, umupira w'amaguru, akaza tugagashota turi kumwe nkamwigira, sibyo? nta nubwo uzi icyo akunda. Apana papa wicaye muri salo akaba arimo arareba amakuru, navuga ngo twarebye filime se ndimo ndareba amakuru, musuzemo amakuru. Papa arahari mu rugo ariko mu by'ukuri ntabwo atwitayeho. Bagashyiramo amakuru mwari muri kureba nk'ikindi kintu bagahita bayahindura tukaba tutanavuga, mugahita mwicara mukareba amakuru. ugasanga nyine turi annoyed, nta nubwo twamuganiriza, nta nubwo twanatera blague. Buriya ntabwo nzi gutera blague, ntangiye gutera blague na wenda abana banjye bo dutera blague biratandukanye, turanakina wenda nta wundi nimba byarabagaho, nta wundi mupapa nigeze mbona ukina n'abana n'ahantu nakuriye hose. Uretse abapapa bo muri ino generasiyo yacu bakeya, sibyo? Iyo ugiye muri Afurika abapapa bari ibintu by'ibikangarazwa, ibikomerezwa, nta muntu uvugana nabo. Nimba bicaye ku meza ugasanga ntatangiye kwisaka amakosa kandi nta nayo mfite, bari kwerekana rya ryinyo ryo kweki. So ibyo byose ni ibintu rero iyo navuga ngo mu byo ntabonye mu buzima bwanjye n'aba experience zo kuba umupapa afite byanankurikiranye kandi nita karande, sibyo? Byangizeho navuga ngo not to be there emotionally, sibyo? Nahinduye kuba there physically ariko emotionally ntabwo nigeze mpaba. So mu bana banjye cyane cyane ku mugore wanjye mbivuze, ku bana biratandukanye kuko abana they need a little bit of this and there, ariko wa mugore wawe usanga mu rugo rimwe na rimwe abagutegereje. Hari patient nyine ashyiramo, ariko nawe aragukeneye cyane kubera ko ibyo umuha nawe n'ibyaha abana. Afite rimwe mu rugo arahari kuba aragutegereje umunsi wose. Ugeze mu rugo, the first attention you give is ukuyemo inkweto, ufunguye umukandara, urariye, televiziyo, isahani ukayisiga ku meza. Ni kangahe twicara mu rugo tukahita tubaza umugore how was your day? Kandi umugore ahita tubaza, umugore araza akakubaza akakubwira mwose byagenze gute ku kazi, none se mbwira. Ariko se ni kangahe umugabo aza mu rugo akahita abaza umugore umunsi wose wari umeze gute? Usanga mbese urukundo romance tugira n'urukundo tugira tuzi gutanga ibyo tutabonye in the first period tukirimo kwa attracting abantu, ariko tukada dusubira muri karande yacu yo kumva ko we no longer chasing it, we no longer running behind routine. So navuga ngo rero karande ni mbi, ikintu dukwiye kwisuzuma rimwe na rimwe tukareba ibyo dushobora gutanga tutabonye kugira na tubashe kwangiza no guca ya karande gukomeza. Nukuri cyakoze buri muntu wese kandi aba afite zitandukanye. Buriya icyo umuntu aba akoze hano, umuntu aba amaze igihe wenda witekerezaho ko wese ni nk'ibiki mfite buriya, kuko akenshi hari igihe tuba tuzi ko turi mu kuri, ibintu byose umuntu akakubwira ikintu, umupatana nawe akakubwira ikintu ukumva kuri mu kuri, ariko rimwe na rimwe tuba tugomba no gusubiza amaso inyuma tukabaza ku bundi ndi muntu ki. Ahari ibi bintu wasanga koko ari ibyanjye ari na karande zanjye, mbikura he kukimeze gutya? Kukimeze gutya, kuki buri gihe ambwira ikintu kimwe, buriya wasanga ari ikibazo. So byo ni akantu kaba gaciyemo nyine kugira ngo twese buri muntu yikubita agashyi turebe, duhere ku mizi. Ugasanga rega hari n'abantu ubona ugasanga arabyaye arakomeje arabyaye, ukavuga se kubera iki? Cyangwa urugero agahora akunda abantu bari toxic,
kuvuga yeah kuki mpora nkunda abagabo bameze kimwe, kuki mpora nkunda abagabo b'abanyamahane, kuki mpora nkunda umugabo nkubita. mm. ejo bundi ni yeah ibyo bintu tubitekereza kandi nibyo dushaka Mm. abantu bari rimwe yeah kubera iki tu attracted kuri ibyo ngibyo kuko hari ibintu wanormalije mu buzima bwawe kumva ko ariko bigomba kubaho. kandi ntabwo ubikunda ariko ugakomeza wisanga uri kugikora. So iyo ubona icyo kintu, njye niko nsemeye ko ubona icyo kintu gikomeza kiripitinga, shaka impamvu icyo kintu kiri gukomeza kiba, kuko the end of the day, wenda nk'urugero rw'icyo nari mvuze, abana ukomeza ubyara abagabo batandukanye bose ubazana mu rugo rwawe babona abantu batandukanye, nanone biragenda, ntabwo bibira umwana umwe mu bawe bizakurikira cyane agakora aho same hantu thing. aho hantu hari igihe nyamvuga ngo nimba utabikunda ni iki akura ukunda, ni iki Yes, ni wumva igiki wamwirata, kigukurura. ni iki wamwirata uwo muntu ugukubita, ni iki wamwirata uwo muntu Hari ya ntuza yanjye uza hano, yasinze iyi podcast ya hano irabaza ngo why him, ni iki afite kinkurura, why her, ni iki afite mukundira kiruta ibyo mwangira, yes ikiruta ibyo ikibazo bintu buri muntu wese yakwiye mwangira. kukibaza ariko Ni ukuri ni ikibazo cyiza buriya, ntago buri muntu acyumva, ariko buryo wabashije kumenya why ikintu, iyo ntayo ufite igufasha kuva mu kintu, niho gisubizo kiva, kuko nimba nta wayihari nzima, iri muri ibyo bintu nimba ntayo. ariko ni ibyo ngibyo tuba dukwiye gutekereza kabisa, why dukora ibyo dukora, why turabo turibo. none ugatekereza none se nimba uri uno munsi aka kanya mbabwira abantu okay ntago nakubwiye ko nywa inzoga ariko nanga gusinda, sibyo, ariko nshobora kwicara hano mbaje impamvu nywa inzoga nayibura, kubera ko nimba ari umuntu wa mbere usinda nkumva ndabyanze, birambangamira no kumva ko harimo akantu gakeya mu mutwe wanjye, banumva nabangamiwe mu mutwe, nabangamiwe nkibaza ubundi nazinyweraga iki ariko noneho nakwicara, none se mu by'ukuri nanjye nicyo kibazo nkwiye kukinywa inzoga, kukinywa inzoga n'iki ndimo ndakurikira giti zimfashe iyo nazinyweye nakitinga gute n'umupatina wanjye. So aka kanya njye namaze kumenya impamvu nywa inzoga, ntabwo buriya nywa inzoga kubera ko nkunda kuzinywa inzoga, ahubwo nywa inzoga kubera ko zinyegereza abantu nyine bagatuma tuganira, abantu bari kura umuntu utanywa inzoga ntari ko hari igihe mbaza nk'abashuti banjye bafite abagabo batanywa inzoga, nkavuga ko umugabo utanywa inzoga amera gute, ntabwo nigeze nkunda n'umuntu utanywa inzoga. Ibyo byose bakora iki ukibaza impamvu inzoga ni ukuri urayishaka ukayibura, nareba n'abazinywa mu kuzinywa kwabo bibafasha iki, ibyo bakora ndabizi. Noneho umugabo nkumva nyine bari perfect, abagabo batanywa inzoga, nakavuga ati yo yapfuma akanywa inzoga, nkamenya ko ibyo akora yabikoreshejwe n'inzoga. so ibyo byose nuko nyine nicyo ako kantu ka karande buriya twatangiriyeho, buriya nuko tuba dukwiye kugafokasingaho cyane, tugatekereza karande twayibona muri buri kintu cyose, ntabwo kunywa inzoga ari karande, sibyo, ahubwo karande ni cya kintu kigutera kunywa inzoga, sibyo, buriya ntago ni nako addiction ikora buriya, sibyo, ni nako addiction ikora. Ntabwo umuntu akora ikintu kubera ko just akunda kugikora, ntabwo umuntu agamboringa, ntabwo umuntu akorera umushahara w'ibihumbi 100 ngo abyangize byose by'ibihumbi 100 kubera ko akunda, no, hari impamvu ahantu biba byaraturitse, hari ahantu biba. Ejo bundi hari story umugabo wanjye yambwiye, umusitari umwe akunda yitwa DMX, ari kumbwira ukuntu atangira gusmokinga yahawe
ntuzayanywaga nimba ari sinzi nimba ari widi cyangwa ari icyo yahawe na uncle we, amushyiriramo ikindi kintu kiri strong. Kuva uwo munsi yajya yego ajya gusmokinga, agashaka yafata ibyo yatekerezaga bamuhaye. Tuvuge wenda urugero, nimba wari uzi kuri kunywa cocktail itarimo alcohol, bagukorera itarimo alcohol ukajya wumva ntabwo kumva itestinga, hari ntabwo iri ikintu kibura kugufata. Aza kumubaza ati ariko se ko buri gihe mpora ntahinga gusmokinga, washyizemo iki ko ibyo nsmokinga bitameze nka cya kindi? Aza kumubwira. Kuva icyo gihe byaramunaniye kubihagarika, ariko uri kumva ni umuntu wabitangiye nk'ukuntu bivuze neza, abikora atabikunda, ariko hari umuntu watumye amera uko ameze. Tuba dufite urwo rukundo niyo mpamvu kwisuzuma birakwiye pe, tukicara tukisuzuma, ukareba impamvu udakunda inzoga ariko ukanywa inzoga, ukareba impamvu udakunda kugambulinga, cyangwa nta muntu bishimisha ko at the end of the month ari broke, right? Yes. Buri muntu wese aba yumva ko yakwiriye kugira amafaranga, ariko hari ikintu cya mbere kigukurura, kumvisha ko umunsi wa mbere uhembwe ya mafaranga, ikintu ugomba gukora ari ukubanza kujya muri ka kabari kunywa inzoga udakunda, sibyo? Gusangira n'inshuti kugira uzereke ko wahembwe, ariko mu by'ukuri nta kandi n'umwe nugera mu rugo usange nta kintu wabasigiye, nta kintu bariho hasi, ntari ikintu wungutse. nta Mu kintu by'ukuri ibyo wakoze wungutse. byose wahereye mu bintu udakunda, usoreza mu bintu udakunda, ariko mu by'ukuri icyo washakaga ni attention. Nayo the end of the day At the end of the day ntagisobanutse. wayishakiye ahantu hose itari, kubera ko wumva ko ntayo ufite, ariko ntabwo ari inkomoko, ntabwo ari inkomoko. Mbese n'iki cyagukururiye kumva ko ukeneye attention? Uhora wumva ushaka kuba The guhora center of nyine everything. ukenera. Yes. Mana. Icyo kintu cyo kirero nicyo twita karana, kuko ntago kakanya se abakobwa abahungu dukora, umuhungu akicara agaca mu bakobwa 1 2 3 4 5 6 bose baryamana, sibyo? Ariko at the end of the day wa muhungu ntago he's not as happy as he should be. No gushaka uramubwiye se kudashaka buri munsi present umuntu atari kosa abakobwa ko babuze barakuva hehe wirirwa bose ubatestinga. Baza bafite ibintu bitandukanye, hari uza akagukorera ibi undi ntabikore, uba confused. Guhitamo bikaba ikibazo. Ni kimwe n'abakobwa, ntabwo turi kuvuga abagabo gusa, ni kimwe n'abakobwa ntukomeza. Nari nirinze kuvuga abakobwa kubera ko rimwe na rimwe ndi umuhungu, nzi ibyo abahungu tunyuramo by'amafuti yacu, ugasanga ariko n'abakobwa nanjye nabavuzeho, ndavuga umukobwa ukomeza acuzinga umuntu adashaka, kuki buri gihe ukomeza ucuzinga umuntu udakunda, kari tudakunda, ariko nanone ugomba kwibaza ibyo ukunda, wayi yarabamhitamo kugira ngo ubashe kureka. Uzi ko umuhungu ashobora kuryamana n'umukobwa mu gitondo akaba atifuza no kumureba, akaba yumva nyine babarira umpire hano. Nose ndakubwiye why umaze umwaka wose umuhiga ngo agere ku gitanda cyawe, arahageze. Uretse n'ibyo uwo wahize buri umushaka rimwe na rimwe, ahubwo ni wa muntu muhuye n'umuntu reka nkwereke abantu ntago mvuze ku isura abantu babi babaho, hari abantu babi ku isura umuntu utakwatira na gatoya tubikoreshe muri ubwo buryo. Ugasanga wa muntu ako kanya aho uhagaze aho ngaho, sibyo, banakubwiye ko mukundana byagutera agahinda, ariko the first tense ubonye yo kujya hagati y'amaguru ye urayijambiye, uyisimbukiye, urabikoze, ugahita wibaza. Iyo ntabwo bigiye kugaragara nonaha. Banamuvuga ukumva uri kumuvuga nabi, kandi last night mwari muri kumwe. Ntabwo ari ibintu bigaragara gusa mu bantu, bigaragara no mu guhera mu bwana,
ufite abagabo bajya kuryamana n'abakozi bafite abagore beza ba mbere ku isi. kagusuzuguza Ako kanya umukozi. uhita wicara. None se ikibazo ni uko umugore we atazi kurya akantu? Oya, hari ikintu umugabo ashaka kitari sex, nawe ariko atari atazi. yamenye. Ntabwo ari sex ashaka. Buriya umugabo wo kujya arya umukozi uzi ko aba afite n'amafaranga yajya kugura indaya. I know. Utazigera unamenya ko yariye. Ariko kubera ka kantu acesinga atazi ko ariko nawe ubwe agenda agakora ibyo bintu. So ko ni utuntu twinshi twitwa karande dushobora kutwangiza, ariko nyine tutajya duhereza agaciro nk'ako bikwiye guhabwa, dukwiye gusuzuma. Niyo abazungu bakora therapy cyane kubera ko bamaze kumenya ko self discovery is a journey. Kwimenya uwo uri we ntabwo ari ukumenya amazina yawe n'imyaka, ni ukumenya every details of why you do things you do, why you are you. None wamara kwimenya ukaba wabasha kuvuga ngo from now on ngiye guhindura imikorere yanjye, mbuyu muntu none ugabasha kwidizina na umuntu ushaka kuba. Ariko mu gihe cyose tuzaye twimenya ntabwo biteze. Ntabwo biteze. Tuzakomeza dukora amakosa dukora, tuzakomeza tubabaza abantu badukunda, tuzakomeza tubabaza abantu dukunda, tuzakomeza tubeho nyine bwa buzima buri bwisubiramo kandi karandira garuka. None n'abana bacu bagende babukurure bibafata, kuko nta kintu bigeze kishyashya biga. Bize ibyo nize, nabigishije ibyo nize, nabo ibindi bishyashya wabaha bizima. Niyo practice. Mu Rwanda twiga ko ibintu byinshi, kimwe na rimwe twiga ko kwihangana arya byita gute. Hari ikintu nemera rimwe na rimwe twiga, ariko nanone nuko tukomba understanding that the world is not fair. Ntaga ni ibintu biri ngombwa, sibyo? Ariko rimwe na rimwe ntago, it's not worth the detrimental behavior dukurana nazo. Sibyo? Kubisi aka kanya urarira. So what do you expect? That's the language we get from Africa, right? Ariko ni yes, ntago mvuze yes. Ankwiye kwa understand kuko nimba turira tugasubira ahaturijije, nimba ntacyo turimo turakuramo. Ariko ngomba kwigisha umwana wanjye ndakumva. Ndahari. Nubwo turira tukamenya ko umuntu runaka yadudisappointinze, sibyo? At the end of the day ntabwo ikibazo ari uko wa muntu yatudisappointinze. Yakuramo isomo muri icyo kintu. Niko kuri. Umva uyu munsi bita byifuzinga. Reka tugire ko n'ubundi agasaha karuzuye, reka dusoreze aha. Wayumvishe twakwakiriye, kandi kari akaganiro kagufa ariko keza. Tuzakomerezaho part 2 tuvuge muri details, wenda nko mu bindi dushobora gukonekitaho bigahuza. Ariko Alex, thank you, tuganiriye gato, ariko ni ikintu umuntu wese aba agomba kwibaza akagitekerezaho. navuga homework y'umunsi ku bantu bagukurikira. Menya impamvu ukora ibyo ukora bibi. Yes. Ntago mbwire
navuga ngo nshobora guhagarara hano nkavuga kuri 80% can testify yuko ibyo ukora bibi uzi ko ari bibi nta nubwo ubikunda, ariko kuki ariko ubikora? ntacyo ubikoraho. Kuki ukomeza kubikora? Kuki ukomeza gukora imico mibi kandi wanga ariko ugakomeza kuyikora? Yes. So bimenye, iyo mpamvu nuyimenya uzandike muri comment kwa Mishu Mireille umubwire. Umbwire, tuzashimishwa no kumva ko hari icyo wamenye utari wiyiziho. Nihagira umuntu wumva iki kiganiro akumva hari icyo yari yiziho cyangwa n'icyo ashaka tuvugeho, karande wumva utazi cyangwa utanazi nimba ari karande, uzatwandikire utubwire, dushaka kugaruka tukabiganiraho muri details ko amasaha yadufashe, ntabwo dushaka kubarambira. Alex, thank you. Urahabonye, dushobora kongera tugashaka indi time nge nawe duhari tukareba ko twagira kandi tuvuga. Sawa. Thank you. Bye bye. Thank you to the family. Yego nawe.